Okay, mwiriwe neza bantu banjye. Uyu munsi wa none tugiye gukora video ijyanye nuko umuntu akora WhatsApp, ariko wamara gukora WhatsApp nkongera nkakwereka uburyo ugomba kuzajya ugenda ukora buri kantu step by step. Okay, nkuko bisanzwe iyi ngiyi ni Toso de Barber. Okay, twagiye kurikira neza urebe. Naza ukinjira hano muri WhatsApp. Okay, ugashyiramo nimero ya telefone, njyewe ndi bushyiremo nimero yanjye ya Tigo kubera MTN niyo n'ubundi nsanzwe nyikoresha, 07288331. Ngira ngo urimo gukurikira neza, ukore next. Abantu mutabonye next hasi muhita mubona next, ntabwo byari ngombwa cyane ko nyibereka. Ukahita banyereka ati no nimero urashaka kueditinga ukaba wayihindura ugashyiramo indi cyangwa urakomeza iyi ngiyi. Okay, kuko nshaka gukomeza iyi ngiyi, kuko nshaka nimero, kuko nshaka gukomeza iyi. Okay, kuko nshaka gukomeza iyi ngiyi ndakora hano aha kuri yes, ndakora hano kuri yes, dukomeze. Ahangaha bahita banyereka niba ndi bukomeze, nkomeze, ndabanza nkore rowe. Okay, bikomeze, ngira ngo murabikurikirana neza ukuntu bigenda. Ubu niko bashyiramo WhatsApp muri telefone. Hari umuntu wari wambwiye ngo bananiwe gushyira WhatsApp muri telefone, ariko nongera kwibutsa ko abantu mukoresha WhatsApp ya GB, nongera kwibutsa yuko hari abantu bakoresha WhatsApp ya GB, noneho nyuma telefone ikaba ishobora nimero yawe ya ukoresha kuri WhatsApp bakayisiba ku rubuga rwa WhatsApp, kubera hari abantu bakoresha WhatsApp ya GB, hari GB zitujuje ubuziranenge ziriya za FM. Abantu bakoresha GB ya FM ntabwo byujuje ubuziranenge. Rero musabwa kuzajya mugerageza gukoresha ama WhatsApp meza abikora neza, ubwo byabagendekera neza. Okay, uramanuka